turabasuhuje mwese abadukurikiye. Aha ni kuri MUTUYIMANA LEONILLE TV. Twakiriye rero umukozi w'Imana, tugiye kuganira ijambo ry'Imana n'umukozi w'Imana Evangeliste Barakagira Pascal. Ndabizi ko mumukunda kandi nukuri numva mpamya ko turi buze kugirana ibihe byiza. Yesu abaho umugisha rero, mbararikiye kumva ijambo ry'Imana tukaryakirana umutima mwiza twese. Imana yaduteguriye kuri uyu munsi, reka tumusengere Imana. Turagushimiye Kristo ko duhaye ubuntu bugeretse ku bundi bwo kumva ijambo ryawe. Umukozi wawe ugiye kurivuga, reka umwuzuze ibikuzuye byo kutugirira umumaro muri iyi minsi, byagira aho bidukura naho bitugeza. Ibyatugirira umumaro Kristo niwe ubizi, ngaho reka ubimwuzuze rero, natwe duteze amatwi mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Umugambi w'Imana. Umva icyo Bibiliya irimo ivuga nshuti yanjye. Nyina w'uyu mwana ngo yananiwe kumutsa. Uyu mwana mwibuka ko yitwaga Mose. Noneho ngo umukobwa wa Farawo amanurwa no kujya kwiyuhagira. Ubundi yari asanzwe yiyuhagirira ahangaha. Imana iteza ikibazo kugira ngo ikemure ikintu. Hari igihe umuntu ahagarara mu kibazo akagira ngo arapfuye. Ariko hari igihe uhagarara mu kibazo kugira ngo umenye abantu mwabanaga nimba koko bagukunda. Cyakajya kumva ukuntu bagucuranga we. Ubu tugira abanyamakuru bataraba umwuga, umuntu akakuvuga we. Ariko wowe wakumva ibikuvugwa kuko hari aho utari kuzagera ngo bakumenye, ukagira ngo umuntu ukuvuga arakwanga. Urya muntu n'umugambi w'Imana mu kukwamamaza. Hari umuntu ukwamamaza. Yewe sinjye mbabazwa n'umuntu wamvuga. Kandi natekereza ko nta n'ikintu gihe umuntu yamvuga ku isi ntavuzwe. Ntigikiza. Hari igihe umuntu ababazwa n'akanwa, kandi akanwa ni inzira y'ibiryo. Noneho ugasanga umuntu yabuze ibyo arya, agushyize mu kanwa arimo arakurya, warangiza ukababara. Uri ibiryo by'umushonje. Urya muntu yabuze akazi, yabuze ibyo akora, none arakabonye agomba kugushyira mu kanwa nyine akaguhozamo. Hanyuma iyo akurambiwe, kuko abana b'Imana twebwe ntabwo duhekenyeka, iyo akurambiwe amenyo acogoye aragucira, akagushyira hasi agafata abandi. Kandi ntukababazwa n'abakuvuga, kuko ukuvuga nabo afite abandi bamuvuga. Ariko mu mugambi w'Imana hari igihe umuntu yakuvuga agira ngo akugezeho abantu aho utari kuzapfa wigejeje. Nzo umuntu w'inshuti yanjye, umuntu umwe yaramuvuza aramuvuga, undi aravuga ati ndifuza kuzabona uwo muntu. Ahageze aramubwira ati ariko uko nkubonye nuko bakuvuze ko mbona bidahura. Ati bundi ukora iki? Ndaramubwira ati ndi umushomero. Ndaramubwira ati njyewe ndabona witonda, reka nguha akazi. Amuha akazi akamazeho imyaka 9, binyuze mu kanwa ko wagiye kumusebya. Ndaravuga ati reka nguha akazi. Imyaka 9 irashize, birangiye wa undi wamuvuze ubu ni umukoresha, waramukoresha. Yinjira yunamye, yabuze aho ahera, ibintu byararangiye. Imana yakubise abazimira bashwiragiza, barashwiragira, bataye agaciro. Umuntu w'Imana araje imyaka 9 arahina. Mu mugambi w'Imana we hari igihe ugira ngo baraguhemukiye. Umugambi w'Imana ntuyoba. Ntega amatwi nkubwire ukuntu umugambi w'Imana utayoba nshuti yanjye. Nta kintu wakora ngo uhagarike umugambi w'Imana. Umuntu yaguhagarika mu mirimo yawe, umuntu yagomorera amazi akayanyuza ahandi, umuntu yatema igiti akakinyuza ukundi. Ukuntu ibiti biba biri hejuru y'inzu bakabitera ikamba bakabiyobya bikagwa hirya, ariko ntacyo wakora ngo uyobye umugambi w'Imana. Umuntu ufitwa w'umugambi n'Imana. Uyu mwana w'umuhungu witwa Mose yavutse avukira mu kaga gakomeye. Aravuka mu gihe cy'ubugome, avuka mu gihe ngo cyariho cy'ababyaza ngo babiri witwa Shipuwa na Pu, ngo aba bantu baravuka. Uyu mwana avuka ari igihe cyo kwica abana b'abahungu. Ariko mu kwica abana b'abahungu ntibyari gukunda, kuko umugambi w'Imana nta uwica, umugambi w'Imana nta uwugonga, umugambi w'Imana nta uwuroga, umugambi w'Imana nta uwuzinga. Umva nduguya. Haleluya. Umugambi w'Imana ni umugambi w'Imana. Nta muntu ushobora kwivanga mu bitekerezo. Mwibutse ko dutangira nakubwiye ko umugambi ni igitekerezo umuntu aba agufiteho wowe utabizi. Imana rero niba yarakugambiriyeho kuzaba icurico, ugomba kukiba byanze bikunze. Ubu tugira abakozi b'Imana bihebye ngo umurimo w'Imana warapfuye, none se n'uwawe ubundi.
iyo Mana yemera ko ibintu byayo bipfa nimuyibirekere urusha nyina w'umwana imbabazi abashaka kuma. Wowe uravuga ngo umurimo w'Imana warapfuye, n'uwawe se nyine n'uw'Imana si uwawe. Nimba warapfuye iyo Mana ikaba inaniwe kwirwanaho, ni akazi kayo, ibyo biragireba. Ariko jyewe nzi ko mu mugambi w'Imana, Imana ishobora gukora ibintu igira ngo igire ibindi igeraho. Kavuga ngo ibintu byarahagaze, ngo ibintu naho Imana irimo irikorera gashya. Imana irimo irikorera ibintu, Imana igashyira ibintu mu mwanya wabyo, irimo ibitunganya neza, ukavuga ngo ibintu byapfuye. Yo ndagusese cyane, ntabwo ibintu by'Imana bipfa. Mukozi w'Imana wihagarara mu mwanya wawe wivuga ngo ibintu by'Imana byarapfuye. Imana izi kwirwanirira, Imana izi kwirwanaho, ahubwo ni wowe waba warapfuye mu bitekerezo. Ntabwo umurimo w'Imana wahagaze, ntabwo ibikorwa by'Imana byahagaze. Rimwe na rimwe ngo insengero zirafunze, ntabwo guhura n'Imana ari ukujya mu rusengero, ntabwo kuvugana n'Imana ari ukujya mu rusengero, ntabwo gukundwa n'Imana ari uko twagiye mu nsengero. Oya, ahubwo Bibiliya yaratubwiye ngo ivomerera amazi azaba ahagije mu gihe cyo kugotwa. None se ugutekereza ko Imana itari izi ko hazabaho igihe cyo kugotwa? Ahubwo tuzira kudasoma ijambo ry'Imana. Ninde wakubwiye ko hatazabaho igihe cyo kugotwa? Bibiliya rero yari yarabibonye, Imana yari yarabibonye, yandikisha ijambo. Kugotwa k'umuntu kubaho, isi yose iragoswe, ibintu byose biragoswe. Yeremiya we yigeze kubihanura, avuga amagambo akomeye, aravuga ngo ikizaba ku mutambyi kizaba no ku muyuda, ikizaba kuri runaka kizaba no kuri runaka. Ariko mbibutse yuko Bibiliya ivuga ngo jyewe Uwiteka nza ubwanjye, haleluya, ku bwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa. Ariko njye numva abantu basakuje, ibintu by'Imana byarapfuye, ibi bintu birwanyije umugambi w'Imana. Iki ni icyorezo cya Satani. Satani niwe ufite uyu mugambi. Ninde wababwiye ko umukozi n'umukoresha banganya ubushobozi mu rugo? Ntabwo Imana ibi bintu, ntabwo ibi bintu Shitani yarwanyije Imana ngo ariko warwanya Imana ubundi uvuye he, ufite ibindi bihe biro, witwa nde? Ariko Imana ubundi twumva ikibazo twagize ikibazo cyo kutubwira Imana. Abantu ntibatwigisha Imana. Ngaka agakiza twatunze agakiza ko kutubwira Imana gusa, abantu ntibatwigishije. Imana irihagije, nta kintu kiba hejuru y'Imana. Ntacyo wakora ngo uhagarike iby'Imana, ntacyo wakora ngo upfobye iby'Imana. Imana irihagije mu mugambi wayo, Imana irihagije mu byo ivuga, Imana irihagije mu byo ikora. Mbabarira, ntuzongere kuvuga ngo ibi bintu ngo ni umugambi wa Satani. Satani isarusha Imana imbaraga. Kuki abantu bakunda kwirirwa baririmba Satani yabamo? Icyiza yaduhaye ni igiki umuginga? Ni igiki yaduhaye uretse kutubabaza? Njyewe aho kumara iminota 10 mvuga Shitani mu kanwa, nzamara iminota 2 mvuga Imana nceceke. Yaduhaye iki? Yaduhaye iki? Mureke twirukane Shitani, mureke twirukane abadayimoni. Wakunze Imana, kukunda Imana ari umenywa nayo, Shitani akamenywa na bene wabo, natwe tukamenya Imana tukazareba ko karuta kandi katakamira. Shitani amereye nabi, Shitani akumereye nabi. Umwana w'Imana, umva uko Bibiliya ivuga, naho isi yakurwa hayo twebwe turashinganye. Haleluya, haleluya. Ndumva ndi muri uyu mwuka wo kukubwira ijambo ryitwa umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana, itegerezo rero ukuntu umugambi uyu mwana ngo yarakuze ajya kurererwa mu rugo rw'abamuhiga. Mu mvugo nyarwanda, mu kinyarwanda cy'imigani y'ikinyarwanda baravuga ngo inkware cyangwa inuma y'inyabugingo itora mu itongo ry'uyihiga. Uyu mwana rero nawe yabaye inuma y'inyabugingo, yabaye inuma y'inyabuzima, yatoye mu itongo ry'uyihiga. Uyu mwana yabaye muzima biheshejwe n'Imana. Uyu mwana yabaye muzima bivuye kuri Kristo. Uyu mwana yabaye muzima kubw'umugambi w'Imana. Aho bifuzaga kwagwa niwe yahagurutse arokoka. Cyose abantu bangahe muri twe batanga ubuhamya ko abantu babataye mu byobo bakavamo, abandi bakabata mu nzuzi bakavamo, abandi bakabata hirya no hino bakavamo, abandi bagahura n'ibibazo bya banyirabukwe na basebukwe, abandi bagahura n'iby'abagabo babona ba se wabona ba nyina wabona ba nyirasenge, bakakuvumira kugahera bati uzapfa ntacyo umaze. Kwa kukubwira ngo uzapfa ntacyo umaze, Imana igiye tuvuga ngo ubwo bavuze ko ntacyo uzamara, jyewe mpagaze mu ruhande rwawe, nzakiguha ukimare, nurangiza nawe ukibamarira. Wanyikirije ngo amen, ariko wambamare. Aleluya, aleluya, aleluya. Ezoni tola ya gini fona tandoma shiriwini hutai tandoze kize mola olilabakita zenokile ya bonisando. Haleluya. Imana, haleluya. Zema kita Jehova Kurushama Elohimu
imana itarya ruswa, ireba imenya ibikenewe ejo, ikamenya ibikenewe ejo bundi. Kuba uri mu isi y'imana si impanuka, kuba uri mu buzima urimo si impanuka, kuba utekereza uko utekereza si impanuka, kuko hari ibintu imana itaguha kubw'inyungu zayo, hari ibintu imana itaduha kubw'inyungu zayo. Niba umuntu anywa icyayi cya mukara akirata, urabona imana yapfa kuguteza amata wowe? Urabona imana yapfa kuguteza? Mu mugambi w'Imana, imana imenya n'ibidukwiriye, ikamenya n'uko duteye, ikamenya na karagiteri zacu, ikamenya umuntu wese uko ateye. Hari ibintu imana tunasaba tuzarinda dupfa tudahawe kubera impamvu z'imiterere yacu, ariko mu mugambi w'Imana, imana ikaguha ibihwanye n'uko ungana, imana iguha ibihwanye n'uko ungana. 10,000 byonyine ugenda wihengetse, uwaguha senkani noneho ntiwarara mu nzu. 1,000,000 abagore bose uhita ubona ari beza, ubwo ubonye 100 byagenda gutya. Imana rero izi kujera ibintu. Uzi ko imana ishobora kwiba amafaranga umugabo igaha umugisha umugore kugira ngo babone uko babana mu mugambi w'Imana? Ibyo bintu so mwari mubizi mwebwe? Uzi ko imana ishobora kwiba amafaranga umugore ikayaha umugabo kugira ngo urugo rwubakike neza? Ibyo ndabizi. Imana ishobora guha ubuzima bwiza urugo, ariko umugabo ikamutupiza, ikamwima akazi, kubera ko uyu mugabo namara kubona akazi akava mu rugo akagenda, azabona umugore we ari icyo ntazi, azabona umugore we abandi bose bamuruta. Noneho Imana ikavuga ati uyu mugabo kuko nkeneye ko muri we hazavamo urubyaro, hakavamo abana bakeneye uburere, ngiye gufunga ibintu byose, ntazasenga n'ay'iminsi 400, nashaka azasenga y'imyaka 3, nashaka azayiriza ubusa iminsi 1,000,000, nta kintu nzamupangira, ariko umugisha we nzajya nkunyuza ku mugore, kuko umugore yabasha kujera ibintu, ariko uyu mugabo we yabasha kubikorera mu ibyaha. Imana ikakwima umugisha uri umugabo, ikawuha umugore, kandi mukabana, kuko ibibona ni urugo, uzata urugo. Ndakubeshya se mwene Bonifasi, ndakubeshya se ngo mbirarire? Imana ishobora kwima umugore umugisha ikawuha umugabo, kuko ubona uyu mugore n'umwibone, nta kindi gitekerezo agira, ibintu byose ni makiyaje, ibintu byose ni akasohotse, ibintu byose ni moderi, udufaranga twose tubonetse, umugore arumva ibintu yabigenza gutya, agahora ari mu kirere, ntamenye ko abyaye 5 ngo ace bugufi, amenye ko ari umugore, arumva agishaka kuba umukobwa. Imana rero igakora akantu gatuma uyu mugore atimanika, agahora hahandi, cyakora kigaha ibitekerezo by'umugore n'iby'umugabo, umugabo akabitunga wenyine, noneho umugabo agahahira urugo, kuko ibona uyu mugabo yageze kuri revo Imana ishaka. Umugambi w'Imana. Haleluya. Umugambi w'Imana. Ntabwo umugambi w'Imana utazakora ukosa, utazakora. Uzi ko hari igihe mu mugambi w'Imana, Imana ishobora kwemera kutinda kubyara, kuko ibona umwana uzabyara azaba icyohe, kuko igihe ugiye kumubyaramo ni igihe cy'ubugoryi, ikavuga ati ngiye kuba mfunze ibi, aho kugira ngo azababazwe n'urubyaro, ngiye kuba mwimye umwana, ahubwo nimara kweza ikirere azabyarira mu kirere kiryoshye. Ukabaho wibwira kuri ingumba, mu gihe utatekereza ukabona uratwite, ukabona ubyaye umwana w'umugisha, w'umumaro, umwana akazana n'ibintu byose mumaze igihe mudatunze. Kubera iki? Umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana uzi ko ushobora kubaho abantu bakurwanya mu buryo bwose. Uzi ko mu mugambi w'Imana ushobora kubura akazi, kuko Imana ibona ko kazi nukabona uzatsikamira abantu, ugasenga, ugakiranuka, ukirirwa mu masengesho, ukarara mu yandi, ugahanagura, ugahamagara abareba, ugahamagara abakotorora, ugahamagara abakubuzi, ugahamagara abasatuzi, ugahamagara abamena, ugahamagara abakubura, ugahamagara buri ya mazina yose mwita abantu, ukabahamagara bakaza bakabisatura ntibisaduke, bakabikubura ntibigende, bakabireba ntibigende, mbese bakabikorera buri kimwe ntibigende. Kuki Imana irimo irareba ikavuga ngo ibi bintu uyu muntu nindimuha ntaho nzongera kumukura? Umuntu akabaho, mukabona umuntu asaziye mu rusengero ari umusore, akije yarihari ibya, ariko Imana ikabona uyu muntu urugo ntazarushobora, ikabanza ikamureka ubuginga bwose n'ubugoryi bikamuvamo. Umuntu yamara kumva akize ubwenge ku gihe, Imana ikamuha urugo akuba. Ntabwo se tujya tubona bubaka bashaje? Abantu se tujya tubona bubaka muvuga ngo bararengeranye, kandi bagera aho bagiye bagahirwa? Uzi n'abantu tubona bubaka amazu bashaje. Ntabwo kubona inzara ukuki uri muto, ahubwo Imana iyo yagambiriye. Kandi mbibutse ko abantu bose tutazapfa twubatse. No,
abubatse zikodeshwa ubwo Imana yabibarwanya rero. Hagomba kuba abapangayi n'abubatse, hagomba kuba uwubaka n'ukodesha. Ntabwo abantu bose tuzatunga imodoka, ntibibaho. Ibyo bintu mujye mwicara mubizi. Hari abazazitunga, hari n'abazazitega. Ntabwo abantu bose tuzaba mu mujyi, ntabwo abantu bose tuzajya i Burayi, ntibishoboka. Ntabwo ibyo bintu bishoboka. Hari abazajya i Burayi bajye baduha amakuru y'i Burayi, banatwohereze ku madolari, baduhe no ku mafaranga. Noneho mwishimwe kugira ngo Imana yubahe icyo yavuze, ivuga ngo ndi Imana ibera bose icyarimwe. Mwishimwe n'ujya gushima, uhita ushima ngo ndashimira Imana yaraye mpaye manu y'i Burayi, yaraye impuje n'umuntu w'umugisha. Ntabwo ari ko Imana yaguhuje n'umuntu w'umugisha, ahubwo nuko yagira ngo ihe agaciro ibyo yavuze. Ntabwo rero Imana yaduha ibintu byose icyarimwe, amashimwe yayo ntiyaboneka. Mujye mumenya n'umugambi w'Imana icyo ari cyo. Tugira abantu babyara abana 8, 9, 10, ba Nyandwi, ba Misago, ba Nyiramisigaro, bande tugira n'ababyara umwe nk'uw'ingwe. Ukibaza aba bantu kandi afite ibyo abaha, narangiza ngo gutya na gutya. Mbese ntazajya umuntu wivanga mu bitekerezo by'Imana. Ndakwihanije, uramenye ntukivange mu bitekerezo by'Imana. Igihe utaramenya umugambi w'Imana, uceceka. Umugambi w'Imana. Haleluya. Umugambi w'Imana. Hari umukecuru umwe n'inshuti yanjye yabaga ku Gikongoro, yitabye Imana mu minsi yashize. Yajyaga yakira abashyitsi, umukecuru atagira aho aba. Ibyago biratera, abantu barapfa, ibintu birabinambarira, abantu benshi barapfa, ntawe utabizi w'umunyarwanda. Imana ibwira umukecuru amubwira ngo ndi Uwiteka ndagushigaje kandi nzakubakira, nzaguha n'abana, nzaguha n'inka. Umukecuru ati mbaye nta n'ihene ngira, ntambarira ashira ibintu. Ejo bundi mu bantu basenganye na mukecuru, umwe araza aturuka mu mahanga, aravuga ati umukecuru twasenganye ampanurira ko nzaba mu mahanga, nzashaka umugabo w'umuzungu, nzagira gutya. Tujye kumusura. Tugeze usanga umukecuru yarashaje, akazu kamuguyeho, ibintu ntiyamwubakiye inzu ihagaze $8,000,000, akamugurira inka. Ibintu umukecuru ntasigaye afite abaja n'abagaragu. Umugambi w'Imana ushobora kugira ngo waratinze, ariko Imana igitegura ibintu bizima by'amasaziro meza ndogo yangu. Umugambi w'Imana urahari ngo nkomeze. Umugambi w'Imana ntuyoba. Reba ukuntu umugambi w'Imana uzi ko umuntu avuka. Haleluya. Umuntu akavuka atazi se. Nyihanganire nkoresha ino mvugo. Umuntu akavuka mu ijambo bita ngo ni ikinyendaro, ntazi se. Aranamubaza nyina bagasimbuka, ariko yarangiza mu mugambi w'Imana we akazabyara bamwita se, akazabyara bamwita nyina, akagira bamwitirirwa, akagira abana bamwanditseho, kandi we yaravutse adafite uwo yanditseho. Wakomeye Imana mu mashyi. Umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana umuntu avuka ku ndaya, yarangiza akavamo umukirisitu. Ubwo se ibyo bibaho? Ubundi inka ibyara inka, ihene ikabyara ihene, indaya ikabyara inda. Ariko mu mugambi w'Imana indaya ibyara umukozi w'Imana. Gute? Nuko Imana iba ifite gahunda. Muzabaze ibyabaye kwa Rahabu, mugira ngo se ibyo mvuga nta Bibiliya ibivuga? Muzarebe ibyabaye kwa Rahabu, muzarebe ibyabaye kwa Bowazi. Hari abantu bavutse mu buryo budasobanutse. Uyu munsi wa none n'ibihangange ku isi. Haleluya. Umugambi w'Imana ni wo wonyine. Uzi ko umuntu avuka iwabo se yaracuruje itabi ry'ibibabi, nyina aroga, sekuru ari umupfumu, yarangiza bakavuka akaba bishopu, abana be bakaba baririmbyi, abakozi be bakaba abakozi bo mu rugo bakaba abahanuzi. Ugasanga urugo rwafasha bya bintu byose rubihinduramo ibindi bintu bishyashya. Kubera iki? Umugambi w'Imana si nk'uw'abantu. Umuntu ashobora kuvuka habi wakaba heza, umuntu ashobora kuvuka nabi akaba mwiza. Dufite abantu hano bavutse baduha ubuhamya. None bugingo n'ubu batazi basaba babyara, ariko bafite abana babo yitwa papa runaka, kandi we ntazi se. Ubwo se wambwira gute ko umugambi w'Imana udafite akazi gakomeye? Umugambi w'Imana uyu mwanya, ndifuza ko umugambi w'Imana wakuremera ibintu bishyashya. Ndifuza ko umugambi w'Imana wakugeraho. Ndifuza ko umugambi w'Imana wakwitaho. Ndifuza ko gukora kw'Imana kwaba ku buzima bwawe. Ndifuza ko umugambi w'Imana wakugeraho nawe ukajya uvuga ati ko Uwiteka yankora ibikomeye nanjye ndishimye. Umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana ushobora kukujyana i Burayi, ariko abarozi bakagukurikirayo. Umubwira utese ko uburozi bwambuka inyanja.
kubera iki twavukiye muri karande mbi bakora connection mu maraso, ariko umugambi w'Imana ukavuga ati ndi Uwiteka nkurambarayeho ndakubundarayeho imigambi y'incakura ntizasho, kubera iki Imana ibona incakura utaziruzi. Umugambi w'Imana uraturinda, umugambi w'Imana utugenda imbere, umugambi w'Imana uduhuza n'abantu. Ni nacyo gituma ngo usengera Imana iguhuza n'umuntu w'umumaro, iguhuze n'umuntu uri mu mugambi wawe. Hari abantu bari mu mugambi wawe, ariko kubera iminsi barimo bafunze amaboko nibashaka kurekura igitangaza cyawe ngo kikugereho, bafunze iminwa nibashaka kuvuga igitangaza cyawe ngo ucyumve. Uyu mwanya wa none wowe turi kumwe, ndakwingingira Imana se w'umwami wacu Yesu, umugambi w'Imana nujye mu bikorwa. Tugira abantu bise amazina ngo ni ibigugu, ngo n'abakobwa ngo baraguguye, ngo abandi ngo babaye icyacumi, ngo abandi ngo babaye ngo imyugariro. Ubu tugira abahungu ngo bise amazina, ariko nyuma y'ibyo byose dehota zalawi nyuma nepisi rigurumanda, nyuma y'ibyo byose harimo umugambi w'Imana. Ndugu yangu, nyuma y'ibyo byose harimo umugambi w'Imana. Jyewe nzi umuntu wafunzwe arengana rwose, anyuze ahantu asanga bahibye, bahita bamufata ngo ni igisambo cyibye aho ngaho. Ageze muri gereza bamukatira imyaka 6. Naho Imana igiye kumubika muri gereza kugira ngo atiyanduza. Harangije haba ibintu bibi, urungano rwe rwose rukora ibintu bibi. Urwo rungano rwe rwose nta n'umwe ukibaho. Harangije baramufungura, baramushinjije ubujura. Uyu munsi wa none araho arakomeye, ni umuyobozi mwisi, ni umuyobozi mu gihugu. Kubera iki? Umugambi w'Imana ugiye kumuhisha muri gereza. Ntabwo abantu bose bafunze bakoze ibyaha, hoya. Hari n'abantu Imana ibihishe kubera ko hari amaraso bafite. Ayo maraso nibagomeza kuyahagararamo yabo, azabatera gukora ibidakorwa bitume batazagera ku mugambi. Imana ikemera ko hari ibintu bikubaho, ariko hari ibindi kurinda. Ushobora kurwara ukajya mu bitaro, hari ukugira ngo hari imanza utazajyamo, kuko icyo gihe wari urwaye ntabwo wari uhari. Wowe ukagira ngo urarwaye, ariko Imana yaguhishe hehe? Mu bitaro. Umugambi w'Imana ntabwo unyura mu byiza gusa, hari n'igihe unyura mu bibi. Ndakwibutsa ko mu mugambi w'Imana hihishamo utuntu, ahubwo iyo utarisobanukirwa ngo uvuga ngo ibi bintu biturutse kuki, ibi bintu bitewe n'iki, ntabwo ubimenya, uracanganyikirwa. Ariko mwibutse ko bimwe mu byinshi urimo ubona ku buzima bwawe ni umugambi w'Imana, ni umugambi w'Imana, ni umugambi w'Imana. Hari umuhungu umwe, ni umushuti wanjye, ejo bundi yagize atya, yakoraga muri forex biro, agira atya afatwa n'uburwayi butunguranye, ararwara abyimba inda. Abyimbye inda bamujyana kwa muganga. Bamugejeje kwa muganga, muganga ati uraguma hano kugira ngo tujye tuvoma amazi mu nda yawe. Naho umwe mu bo bakorana agira ubwesikoro. Sinzi rero ukuntu yatanze $1 rya fobi ritari ryo ry'igicupuri. Abakoragaho bose barabajyana, barabashyiramo, babakubita inkoni nyinshi, ibintu bikomeye. Umwana nyuma bamaze kubarekura nawe arakira arataha. Imana iramubwira ngo nagira ngo utazabarwa mu bisambo, kuko uri umwana wanjye ndagukunda. Navuze ko uzarinda uva mu isi nta cyasha kikugiyeho. Nabikoreye kugira ngo nkuhishe hariya, nihakorwa na nkete bazasanga wari uryamye mu bitaro. Uranyumvira umugambi w'Imana. Hari igihe rero wowe ubona ubabaye ukagira ngo Imana yarakwanze. Oya, ntabwo Imana yakwanze nshuti yanjye, ahubwo mu mugambi w'Imana harimo gukora kw'Imana. Gira umugisha, ukomere. Umugambi w'Imana twawuvuga, tukavuga ibya Yosefu, tukavuga ibya Ananiya, tukavuga ibya Safira, tukavuga. Uzi ko Imana ishobora kukwereka umuntu binyuze mu kanwa ke. Yesu naguha umugisha. Nagira ngo nerekeze ku musozo, hanyuma dusengane Imana. Nagira ngo nerekeze ku musozo dusenge Imana. Reka nsoze nkubwira abantu nka 5 6 nawe abandi uze kubongeraho. Ntabwo ibintu byose ari igihe wabivuga se nanjye wabikora, cyane ko atari uzazana imperuka. Reka nkubwire nk'abantu 6 cyangwa 7 nawe wishyiremo. Bibiliya igaragaza ko babaye mu mugambi w'Imana kandi bikarangira bigenze neza. Uribuka amakuru y'umwana witwa Yosefu? Arota inzozi akazizorotorera bene se na nyina.
kuko bene se bari bazi ikizavamo, bashaka kurwanya umugambi w'Imana. Wangu inzozi warose byanze bikunze n'ugomeza gukiranukira Imana zizasohora. Ibyo genda bikubwiye. Ntabwo ibintu wavuganye n'Imana, Imana ifite gahunda yo kwisubira. Tubonye abantu benshi barokoka urupfu barugeze mu nzara. Tubonye abantu benshi barokoka ibyago babigezemo hagati. Tubonye Imana ihosha imburu, tubonye Imana yubakira abantu. Twabonye gukora kw'Imana. Ubu ntacyo wakora ngo tubwire ko Imana idashoboye. Ni igiki se umuntu ubundi utekereza ko ari iki umuntu yakora? Nta muntu uteze kwigira Imana ngo akore nk'ibyo yakoze bikunde. Imana yaradufatishije. Imana baramfatishije nta simbizi. Kantarondogora ndi umusaza. Imana yaradufatishije nta muntu wagira icyo akora ngo abidukureho. Mugambi w'Imana. Rebera rero Yozefu ararose. Aratoreye bene se agira ngo ni abantu. Bya bindi wirirwamo akantu kose ukavuga, urabizi se mfite uyu mushinga, ejo nzagira ntya, none urimo uratanga umushinga wowe ukagira ngo urimo urabwira abantu umushinga, ahubwo wawubahaye. Mu mugambi w'Imana bigusaba no kugira ibanga. Iyo uzi ko uri umuntu w'Imana bigusaba kumva byinshi ukavuga bike. Umva byinshi. None Imana yanakoze akantu mwe n'umwana akabona. Imana kuko yabonaga abantu bazi kumva no kureba, barangiza bakavuga, yaravuze ati noneho reka mbasigira amatwi n'amaso gusa, hanyuma mfuke iminwa. Ubu iki ni igihe cyo kumva ibintu byinshi ukavuga bike, ukabona byinshi. Amaso y'abantu yosigaye ari aho n'amatwi, noneho twashyizeho utuntu dutuma ahora banguye. Ni ukumva byinshi ukabona byinshi ukavuga bike. Nicyo bisobanuye. Pfuka umunwa, umva byinshi uvuge bike. Noneho uyu mwana w'umuhungu witwa Yozefu arotorera bene se inzozi, azibarotorera bakunze nka bene se. Hari igihe wicarana n'abantu ukagira ngo ni abashuti bawe, ukagira ngo ni abakunzi, naho ni intasi. Warangiza ugasanga ni wowe wivuyemo, noneho abo urimo ubwira ibyo bagaca mu nzira zose barimo bajya kurwanya. Umuntu yashyira inzitizi ariko nta watangira umugambi w'Imana. Tuzi abantu biciye ubukwe burangije buraba. Tuzi abantu banyagukwe babanza bavuga ngo aka gakobwa singashaka, aka gasore ntitugashaka, ariko ubu barabyaranye. Kubera iki umugambi w'Imana ntacyo wakora ngo utangire. Tuzi abantu babayeho bababwira ko batazajya mu mahanga, bababwira ko bidashoboka, bazarinda bapfa batikamiye n'ayimbwa, n'ubundi ntayigira. Bari abahanuzi burya nitukanayakame dore aho rigeze. Uyu munsi wa none bubatse mu mahanga, bafite inzu mu mahanga, babyariye mu mahanga, barigishiriza mu mahanga, barohereza amafaranga avuye mu mahanga. Ahubwo uyafite ayanyohereza, nanjye ndumva nkumva amafaranga yo mu mahanga. Umugambi w'Imana wagukorera ikintu, uzi ko umuntu ashobora guhaguruka akava iwabo akagenda kugira ngo bene se bazabone uko baza. Umuntu agahaguruka atarigeze yiga, umuntu warangije kaminuza icyitwa Université Nationale, atararenga n'umupaka, ariko umuntu wahingiye rubanda akagenda akarenga inkombe atazi na bonjour cyangwa na morning, akagenda Imana ikabimwigishiriza mu nzira, akagenda agatura, agatunga, agatunganirwa, akabyara, agaheka, akitwa papa w'amahanga, akitwa mama w'amahanga, gutyo. Tuzi ko umuntu ashobora kugenda ari impunzi bikazarangira abaye umwenegihugu. Ibyo bintu se mwabisobanuramo? Umuntu agiye ari impunzi arahunze abaye umwenegihugu gute? Nta kintu wakora ngo ukureho umugambi w'Imana, ariko ababyumva bo bumva hari ikindi cyakoze. Umugambi w'Imana ntacyo wakora ngo ukureho. Yozefu birangira inzozi ze zisohoye, ariko zisohorera mu bintu bikomeye. Bene se baramwanga, bamuta mu rwobo. Bene se baramwanga, bica ihene, bafata ikanzu ye bayisiga amaraso. Ndugu yangu, ibyo urimo ubona ni amaraso ari ku ikanzu, Yozefu aracyariho. Ibyo urimo ureba ni amaraso ari ku ikanzu. Amatiku n'urugo muri mubona ni amaraso ari ku ikanzu, Yozefu aracyariho. Ni ikinyoma, kandi mbibutsa ko ukuri kuratinda ariko ntabwo guhera. Ikindi mwibutsa ni uko ukuri kutaheze, ahubwo kwagiye gushaka ibimenyetso. Tuzi umutima Imana izashyira ukuri ahabona, nibwo uzamenya ko burya byari mu mugambi w'Imana. Tuzi umutima Imana izagukiza, tuzi umutima Imana izakurinda, tuzi umutima Imana izategeka bya birwara abantu barwaye batavukanye. Hari igihe Imana ibikora kugira ngo igire ibindi ishaka kwigereraho ujye utambaza, ariko byitwa umugambi w'Imana. Tuzi umutima icyamaka kandi ukakira kwizera gukomeye, ukabwira Imana ngo Mana ndakwizeye utishobora byose, sinkaburi neza yawe ku buzima bwanjye. Umugambi w'Imana. Yesu ashimwe. Umugambi w'Imana.
Yosefu ngo akora ibintu nk'ibyo, arabikora arabinezererwa, bene se bamwanga bashyiriye ibiryo. Uzi ko aba wagiriye neza aribo basubira inyuma bagashaka kukugirira nabi, ariko nta wagirira nabi umugambi w'Imana. Ndugu yangu, umuntu yagirira umuntu nabi ariko nta uzagirira nabi umugambi, kuko umugambi w'Imana urihishe. Iyo abantu baza kumenya icyo uzaba cyo, baba baraguhitanye bakiguteye uruhinja, ariko Imana yari ibibahishe, ibereka ko ari uruhinja rwavutse, ibereka ko ari agakobwa k'imisaya miremire ngo isa na se, ibereka ko ari amatwi ya nyirakuru, ibereka ko ari amazuru ya sekuru, ibereka ko ari igice cye. Mbese urabizi iyo umwana yavutse ukuntu abantu bose baza bavuga uwo basa, n'ibyo babonye, ariko ntibabonye umugambi w'Imana. Iyo babimenya, abantu baguteruye bari benshi, imbavu bari kuzikenyura. Iyo babimenya bakamenya yuko nzaba ndije, iyo abantu bamenya ko nzaba ndi barakagira w'uyu munsi, ntabwo mba nkiri ubu. Iyo abantu bamenya yuko uzaba uri wowe w'uyu munsi, ntabwo abantu bari kuba bazi. Numva ndugu yangu, iyo abantu bamenya uri wowe w'uyu munsi, bakamenya ko uzaba uri ikiri cy'uyu munsi, baba barakurangije cyane. Ariko Imana yabahaye ishusho ya cyagiye ibintu y'uyu munsi, nicyo gituma n'ubundi ejo hazaza ntawe uyifite, iyo uyifite niyo izayikurikirana. Subiza umutima mu nda, dufite Imana. Yego, aleluya. Ndafashijwe kambaye, ubona arindiriye, hari ibimenyetso bitwereka ko Imana ikiri mu ruhande rwacu. N'iryari se umuntu aryama isi yifuza ko abyuka, ariko tukabyuka twidegembya. N'iryari se umuntu agenda isi yifuza ko ari bugaruka, ariko turagenda, kuko biriya bivuga ngo nzakujya imbere mu majya no mu mazi. Ongera ugende, wongera ugaruka, Imana iragushyigikiye. Ongera utangize imishinga yawe, Imana iragushyigikiye. Ongera ibyo urimo utekereza mu mutwe byo gukora iwanyu, ongera ugende ubikore. Ibyo urimo utekereza gukora mu nshuti zawe, ongera ubikore. Ibyo urimo wibwira gukora, ibyo urimo wibwira kwapurika, byapurika, Imana iragushyigikiye. Ibyo urimo wibwira, aleluya. Ariko ndagira ntimwoka byara mugahekana. Icyo Imana irimo igutekerezaho gishyira habona, Imana iragishyigikiye. Ibyo bitekerezo byawe byaguheze mu mutwe bishyira habona, Imana iragushyigikiye. Ingendo wifuza gukora zishyira habona, Imana iragushyigikiye. Tangira ushaka ibyangombwa, Imana iragushyigikiye. Uko wifuza, Imana iragushyigikiye. Maze tangira ukore bije. Umugambi w'Imana. Kuko amahoro wifuza, tangira uyareme, Imana iragushyigikiye. Wowe iyubakamo icyizere, wishakemo igisubizo, amahirwe yawe akubamo. Ese ibintu byahinduka kuko uri icumbi ry'ibitangaza. Yosefu baramurwanya, birangira abaye umuyobozi w'igihugu, bene se baza gupagasa. Ndakwibutsa ko mu mugambi w'Imana nugira ugera ugahura n'uwashatse kutahagera, uzagira aho umugeze, ariko uzirinde ko agushyikira. Nugira ugera ugahura n'uwo mwahuye adashaka kuhagera, wowe uzagira aho umugeze, ariko wirinde ko agushyikira, ushyiremo intera. Narimbuze ngo uzamarire abantu icyo batakumariye, narimbuze ngo uzaha abantu icyo bataguhaye, narimbuze ngo uzakorera abantu ibyo batagukoreye, kugira ngo ubereke yuko amaboko arutana, iyaguhaye ariyo ibahaye inyuze muri wowe. Yesu ashimwe. Umugambi w'Imana Yosefu warangiye ahaye bene se ubuzima. Umugambi w'Imana warangiye na se agarutse amenya ko Yosefu akiriho. Abantu bari bazi ko wapfuye bazabona uriho, abantu bari bazi ko utazashaka bazabona ushatse, abantu bari bazi ko utazagira icyo ugeraho bazabona ukigezeho, abantu bari bazi yuko uzarinda upfa uko nguko umeze, no, bazabona hari icyo Imana ikoze. Umva akantu kamwe nkubwira, ntabwo umugambi w'Imana uguha gukora amafuti. Oya, Bibiliya iravuga ngo kwitonda ukarindira byemeza umutware, utahagarara ngo umukozi w'Imana aratuganirije ngo turi mu mugambi w'Imana. Uri mu mugambi w'Imana bigusaba no gukiranuka, utazakora ibyo ushaka, ngo ukore amanyanga, wice, wibusinda, ugambana, ukore ya mabi yose, ngo turi mu mugambi w'Imana. Nimba uzi kuri mu mugambi w'Imana, nonaha pfukama aho uri, cyangwa nubona akanya zo kubitekerezaho wicare uvuga uti Imana, jewe nk'umukozi wawe ndabimenya uri ndi mu mugambi wawe, ariko nabaye inzererezi sinamenya umugambi wawe. Mbabarira unyeze ikintu cyose wumva kigutandukanya n'Imana, ucyatuza akanwa kawe. Nubona umukozi w'Imana hafi, umuganize, umubwire ko wacumuye ku Uwiteka, umubwire ati mbabarira, unsabire Imana imbabazi, kuko namenye ko umugambi w'Imana uri muri njyewe, ndashaka gukiranuka. Yewe nanjye nubishobora umpamagare, nanjye nubishobora unyandikire kuri 078 3 5 34 9 21 078 3 5 34 921. Nanjye umpamagara umbwire ati umukozi w'Imana mbabarira unsengere, numvaga umugambi w'Imana waramvuyeho, nibyo byanteye kwiba, bintera kubeshya, bintera kugambana, bintera gusinda, bintera gusambana. Ibyo bibaho mu bantu. Hari igihe umuntu anamuka akava mu byizerwa, ariko kugaruka biroroshye kuruta kugenda.
kugenda wijojota ariko kugaruka ni ukurambura amaboko gusa ukavuga ngo ni imbabazi mbabarira, ibyo byonyine. Rero nagira ngo nkwibutse ko ushobora kuba warabonye ko umugambi w'Imana ukuvuyeho ugakora ibyo wishakira. Uyu mwanya Imana irakubwiye ngo garuka mwituza no mu byiringiro, niho habonerwa igisubizo. Umugambi w'Imana tuvuge Mose, namuvuze kare. Tuvuge Pawulo na Sila mu nzu y'imbohe bagafungurwa n'umuziki pampa bararirimba bahimbaza Imana, bahamagara Iyera nayo iri mu ijoro avuga ati ni ukuri aba bahungu barandyohereje, reka manuke mbereke ko nitwa Uwiteka, ngo iminyururu irafunguka abahungu bava muri gereza. Ubwo umubwira gute ko umuntu afungurwa nta rupapuro rwa prison rubonetse? Umugambi w'Imana wagufungura, umugambi w'Imana wafungura se ufunze, umugambi w'Imana wafungura umuvandimwe wawe uri murengana, umugambi w'Imana byashoboka mu gitondo ukumva arimo arakomanga yatashye. Babarira wizere. Tugende se tuvuge uwo mwana ngo witwa Yabesi wavutse ngo nyina akamwita iryo zina kubera mubyaranye umubabaro n'agahinda, ariko yarangiza akabwira Imana ati cyamukanyagurira imbago. Imana iti ndabyumvise nzazagura. Uwo si umugambi w'Imana? Tuvuge ku bya Yefuta se, turabona ukuntu umugambi w'Imana wabanye na Yefuta ari inguguzi, bikarangira bari baramutaye, bavuze ngo nimwongere mu mugarure abari w'umurwanyi wacu, bikarangira Yefuta bamugarukiye akaba ari ubabera umuyobozi. Tuvuge ku bya Yesu na Karebu se bajya gutata. Karebu na Yesu bajya gutata, ni muzi ibyabaye. Ariko nyuma y'imyaka myinshi Karebu nta mugabane agira, yibuka ko Imana yavuganye nawe, agaruka kwa Yesu w'umunani ngo bamujyana ahitwa Kiriyataruba, bahasanga ingabo zose birukanye mu mujyi. Mwibutse ko umugisha utaba ahantu, ahubwo umugisha uba ku muntu. Ntabwo umugisha uba ahantu, umugisha uba ku muntu. Aho wajya wose uri mu mugambi w'Imana wahirwa, aho wagera hose uri mu buntu bw'Imana wahirwa. Karebu ngo agenda ku musozi wirukanyweho ingabo zose, ahageze ahasanga ingabo zose birukanye mu mujyi, hari umusozi uzira witwaga ngo Kiriyataruba, iwabo wa Ruba, umugabo munini cyane. Ariko ahageze kuko umugambi w'Imana wari umuriho, Aruba n'abari bariyo bose baravuga ati mureke tuyoboke kano gasaza kitwa Karebu. Baramuyoboka ahita ahindurira izina yitwa Heburoni na bugingo n'ubu. Abagezeho muzaduha ubuhamya, kubera umugambi w'Imana ntuyoba. Nubwo wasaza ntabwo umugambi w'Imana usaza, nubwo wakuka amenyo umugambi w'Imana ntukuka amenyo, nubwo warwara indwara zidakira umugambi w'Imana nturwara, nubwo bakugirira nabi umugambi w'Imana ntabwo uzawugirira nabi. Ahubwo umugambi w'Imana uzikosatara, witugata ukubite ibintu bihite biva aho byihishe, ubibone bigutunguye kuba umugambi w'Imana. Reka dusenge. Mvuge turagira ngo mvuge ngende ngera kuri Ananiya na Safira, bari barihishe mu itorero. Gusa mwabwirwa n'iki gitumye Imana ikora ibi ngibi? Hari abantu b'imikura, hari ibintu b'imikura mu nzira, hari ibintu Imana irimo igenda ikura mu nzira gakeya. Nk'uko umuntu ajyana imodoka muri garage bagakuramo ibintu bagashyiramo ibintu, hari ibintu Imana irimo ikura mu murongo bitazongera kuwugarukamo. Ubu ni Ananiya na Safira. Hari ibisambo Imana irimo ikura mu itorero, hari abangiza Imana irimo ikura mu itorero, hari maraya n'ibisambo Imana irimo ikura mu itorero. Muhumure. Hari abantu biyoberanyije mu murimo w'Imana, bagakorera ibyaha hanze, bagaruka bakinjira mu rusengero, bagahabwa ijambo, bagahabwa umwanya ngo hari ibyo bari byo. Imana irashaka gushyira ibintu ahantu habona umuntu wese amenye uwo uri we. Ahubwo komera, uramenye hanze aha harimo bakugenzura imyitwarire yawe, uramenye ntuzakize intwara abagusenyera. Yesu ashimwe. Umugambi w'Imana ntuzuragira ngo mvuge ngere kuri Aburahamu, Imana imubwira ngo tamba umwana wawe. Uzi ko Imana igusaba igikomeye, icyo umutima wawe urimo kubwira gukora gikore, nubwo gikomeye. Imana ishobora kukubwira ngo gaburira umuntu wewe ubona ibyo wari usigaranye irobe ry'ijoro rimwe, Imana ikakubwira ngo rihe runaka ugatindiganya. Wowe icyo Imana irimo ikubwira bari icyo ukora, ntabwo wamenya icyihishe. Hari ibintu bifunga imigisha y'abantu. Niba Imana irimo ikubwira icyo gutanga gitange, niba Imana ikubwira icyo gukorera runaka kimukorere, niba Imana hari ibintu irimo ivugana gukorera umuyobozi wawe bimukora, niba Imana hari umukene Imana irimo ikubwira mukorera, apana kuvuga ngo nzareba. Iyo utinze birapfa. Reka dusenga. Umugambi w'Imana ubuse ndawuvuga ngeze bya nimumbabarire, ntabwo hano ndabakunda muri abantu b'Imana. Reka nsenge. Imana nyir'ijuru, ndasenze muri aya masaha angana gutya, ndasenze ku bw'umutima w'imbabazi. Umugambi wawe ntugira bariyeri mu muhanda, umugambi w'Imana ntupfuka umunwa nk'uko isi imeze,
umugambi w'Imana ntujya mu kato nk'uko isi imeze. Umugambi w'Imana nta byago ujya uhura nabyo nk'uko isi iteye. Turashimira iyeri itabura kuboneka mu byago no mu makuba. Umugambi wawe Mana, nasenze sengeye buri umwe muri twebwe, sengeye abizera Kristo bafite imitima itaryarya, ndabasengeye kugira ngo umutima w'imbabazi w'Imana ube ku buzima bwabo. Sengeye rino jambo umuntu wese uri buryumve, uzaryumva rigira umumaro ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Uyu munsi kuri iyi tariki, aya masaha, sengeye rino jambo ry'Imana rigende rigere mu mitwe y'abarwayi, rigende rikora igitangaza, bamenye ko umugambi w'Imana ukiza umuntu mu izina rya Yesu. Hari abantu babaswe na karande z'imiryango, babaswa na karande z'igihe kirekire, baba babona nta mpinduka zaba ku buzima bwabo, ariko umugambi w'Imana ni winjire mu maraso, winjire mu misokoro, ukuremo ibidafite umumaro, ukubite karande mbuzitesha agaciro, ushwiragize abadayimoni bashwiragize, batunaguzwe babure iyo berekeza. Abantu b'Imana bakire kubohoka. Ndasenga mu mugambi w'Imana haboneka kubohoka mu izina rya Yesu. Umukobwa uri kumwe natwe niyakire kubohoka binyuze mu mugambi w'Imana. Umusore uri kumwe natwe abohoka, umubyeyi abohoka, umuntu wari wese muri twe abohoka, abohowe n'Imana mu izina rya Yesu. Ukuboko kwiza kw'Imana kuturemera igishya, ukuboko kwiza kw'Imana kuturemera ibintu. Twongera tuvuge ngo ko Uwiteka tubereye amaso. Nimba isi yaragize ubwoba, nanjye nkizera Imana nkaba mfite ubwoba, ntaho naba ntandukaniye n'abandi. Mu itandukaniro hagati y'abapagani, mu itandukaniro hagati y'abatuye isi, ndashaka itandukaniro. Umuntu wese turi kumwe hano abona itandukaniro mu izina rya Yesu. Sengeye abarwayi muri twe, sengeye abafite uburwayi bwo mu matwi. Hari umugambi w'Imana wakurugutura ijoro rimwe bikarara bikize. Ndasengera abarwayi indwara zo mu nda zimaze igihe zaranze gukira. Hari uburyo Imana yahita ikora operasiyo, haleluya, Imana igakora operasiyo ibyari bidafite agaciro mu izina rya Yesu, bigahita bizana agaciro. Iza jambo ry'Imana rikagira uburemere mu izina rya Yesu. Hari imigongo yanze gukira mu bantu, hari ibirwara by'ibyorezo biba mu bantu, hari amahepatite, hari ibintu bikomeye byabaye ibyorezo mu bantu, nabo nta cyizere cyo gukira bafite. Ariko uyu mwanya wa none, iyo urambuye ukuboko kwawe, niko Bibiliya imbwira ngo haza kwifuza ko ibyaremwe byose, uravuga bikaba, wategeka bigakomera. Umugambi wawe hari icyo wategeka nonaha. Umugambi w'Imana hari icyo wategeka, umugambi w'Imana hari icyo warema, umugambi w'Imana hari icyo wakora nonaha. Izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Umugambi w'Imana wahombora bahombye, umugambi w'Imana ujya utanga ibyangombwa umuntu nta muntu wo kubimuha afite. Umugambi w'Imana uvuganira abantu babuze ubavuganira. Umugambi w'Imana ugaburira abashonji. Umugambi w'Imana wambika abambaye ubusa. Umugambi w'Imana urema ibitangaza mu izina rya Yesu. Muri iri jambo niharemekemo ibitangaza, muri iri jambo niharemekemo ibintu bidasanzwe, muri iri jambo niharemekemo ibintu by'icyubahiro kuma, muri iri jambo niharemekemo ubutware bw'Imana, muri iri jambo niharemekemo gukiza kw'Imana, muri iri jambo niharemeke mu izina rya Yesu. Ndasenga hari ibirwara byigize akaraha kajya he by'imitsi, ndasenze mu izina rya Yesu. Hari ukuribwa mu magufa mu izina rya Yesu. Ndakubita hasi y'imyuka mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Hari ibirwara by'umugongo byanze gukama, mwana w'intama w'Imana, nonaho umugambi w'Imana nudukiriza abarwayi, umugambi w'Imana nudukiriza abarwayi, umugambi w'Imana nutuvuganire, umugambi w'Imana nudukorera ibintu abantu batigeze bakora, umugambi w'Imana nutuzamurira ibendera ry'ubutsinzi mu izina rya Yesu. Natwe twitwa abatsinzi no kurushaho kubw'umutima w'imbabazi. Ndahamagara Imana mu izina rya Yesu. Ndahamagara ukuboko kwiza kw'Imana, ndahamagara gutabara kw'iyera, ndahamagara ubwiza bw'ijuru. Ukuboko kwiza kw'Imana niguseruke, gukiranuka kwiduhamagara nikuboneke. uri Imana itavuga nk'abantu, uri Imana idakora nk'abantu. Icyo nagukundiye cyonyine waravuze ngo iyo uvuze biraba, wategeka bigakomera. Ubu hari icyo wavuga aya masaha kikaba, hari n'icyo wategeka kigakomera. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro, kandi amakuru ngufitiye ni meza. Kristo mwiza, waravuze ngo nituguma muri wowe, haleluya, amagambo yawe akaguma muri twe, haleluya, tuzasaba icyo dushaka. Ndumva ngumye mu Mana, ndumva n'amagambo y'Imana agumye muri jewe. Ndasaba uburenganzira bwacu mu izina rya Yesu, ndasaba uburenganzira bwacu mu izina rya Yesu. Hari ibintu byadutesheje umutwe, hari ibintu byatuburabuje. Aya masaha Imana yabishyira mu kato k'igihe kirekire. Imana hari ibintu yashyira mu kato mu izina rya Yesu, umugambi w'Imana ugasohora. Hari ibintu washyira mu kato, umugambi w'Imana ugasohora. Hari abantu bakugiriraga umumaro, barananiwe, ariko we ntabwo ujya unanirwa. Uyu mwanya wa none wakomeza ugakora. Hari abantu bafashaga abantu, uyu mwanya wa none ntibakibafasha kubera iki? Barananiwe, ibyo basabwa ni byinshi, ariko uri Imana ifite byose mu izina rya Yesu, Mwana w'intama w'Imana, Kristo Mesiya. Uyu mwanya ndasenze, ndabohoje, ndasenze. Umugambi w'Imana nugira ibintu urema, abantu b'Imana bazabona ishimwe, bavuga ati koko Uwiteka dukora ibikomeye, natwe turishimye. Ngo uhimbarije kuri Imana yumva, nituguma muri wowe, amagambo yawe akaguma muri twe, dusaba icyo dushaka. Saba uyu wizera wese kubona
imirimo y'Imana ku buzima bwe, kubona ibimenyetso by'ibyiza, buri wese akajya avuga ngo Uwiteka mbereye mwiza kandi ankemura ibyo nifuzaga mu izina rya Yesu. Ishimwe rizakugarukira, natwe tuzahora tuvuga ngo Uwiteka aratunejeje, Uwiteka dukoreye ibyiza mu izina rya Kristo Yesu umwana w'Imana. Amina, amina, aleluya, aleluya, aleluya. Shimwa mwana w'intama w'Imana, kuko uri byose kugufite. Umutima wanjye urakunezerewe, kandi amashimwe azagarukira Imana, ntabwo azagarukira abantu. Amashimwe tuzajya tuvuga ngo Uwiteka yarakoze, natwe turamushimye. Cyubahiro kibi cy'Imana mu izina rya Yesu. Amen, 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 aleluya. Shalom, shalom, shalom. Iyi ni Mutuyimana Leonillle TV mukomeje gukurikirana. Rero dushimiye umugaragu w'Imana isumba byose, cyangwa se umukozi w'Imana isumba byose, Barakagira Pascal, umaze kutubwiriza ijambo ry'Imana, kandi n'ukuri dafashijwe. Imana imuha umugisha rero. Hanyuma rero namwe kandi mwateze amatwi ijambo ry'Imana, Imana ibaha umugisha. Reka rero dusenge tumusabira umugisha, tunasabira umugisha buri muntu wese wakurikiranye ijambo ry'Imana, kandi uzakomeza no kurikirana. Mujye mubwira n'abandi, murarike n'abandi bumva ijambo ry'Imana, bajye kuri YouTube bandikemo Mutuyimana Leonillle TV, hanyuma bumva ijambo ry'Imana. Kandi ni byiza kubakunda Imana, byose bifatanyiriza no kutuzanira ibyiza. Yesu abaho umugisha. Ikiganiro nakagaruka rero, reka dusoze dusenga Imana. Turagushimiye Kristo, wabanye natwe mu mwanya wose tumaze twumva ijambo ryawe, kandi urakoze, ugize neza. Umugambi wawe ku buzima bwacu uracyakomeje, nuhabwe icyubahiro. Ushoboze buri muntu wese wumvishije ijambo kongera kukugirira icyizere, yumve neza ko umugambi wawe ku buzima bwe ugikomeje. Icyubahiro kibe cyabona iteka ryose mu izina rya Kristo Yesu. Amen.